urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubugeze turabatuye ibigori biri n'akahaho gusa ubwishizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara. Imyumbati nanga bimeze gute? Soko rije bigashyira ku giciro, hari abashaka igiciro cyabo. Genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni ibihumbi 21 uzishyura ngo n'amagana. Paxpress itangazamakuru rigamije amahoro. Ikiganiro rero ni urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ikiganiro cya Paxpress, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Turi rero mu murenge wa Rugarama, umurenge uherereye mu karere ka Burera, ni mu ntara y'Amajyaruguru. Umurenge wa Rugarama akaba ari umurenge uhana imbibi n'indi mirenge yo mu karere ka Burera. Mu burengerazuba bwawo hari umurenge wa Gahunga, mu majyepfo hari umurenge wa Kinoni, ndetse mu majyaruguru y'uyu murenge turimo hakaba hari umurenge wa Cyandika. Mu burasirazuba rero ubwo hakaba umurenge wa Kagogo. Ahantu duherereye rero ni ku biro by'umurenge wa Rugarama, kugira ngo abazi ku muhanda uva Musanze werekeza mu Cyandika ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Bugande, murazi ni ku muhanda. Umurenge wa Rugarama rero ukaba uri mu birometero 10 werekeza ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande, umupaka wa Cyandika. Uko rero nabibabwiye, hano umurenge wa Rugarama ni umurenge ugizwe n'utugari tune, ari two Karangara ndetse n'akagari ka Cyahi. Utwo akaba ari utugari twerekeye ku kiyaga, ku kirunga cya Muhabura. Ni umurenge rwose bigaragara turi munsi y'ikirunga cya Muhabura, ari naho abaturage benshi bakunda guhinga igihingwa cy'ibirayi nk'uko tuza kubigarukaho. Hari rero akagari ka Gafumba ndetse n'akagari ka Rurembo. Ni umurenge rero uzwi cyane kweramo ibirayi, bahinga ibigori, bahinga ingano nk'uko abaturage bakomeje kuganira bitubwiriye. Iki kiganiro rero kikaba kiyobowe nanjye Valentin Umuhire, nkaba ngiye kunganirwa na mugenzi wanjye Madame Peace, akaba ari we dufatanya kuyobora kino kiganiro. Tumwesigire Peace. Tudatinze rero reka babwire ko hano mu Rugarama abaturage babukereye. Urabona rwose bari mu myenda y'impuzankano, abagore bakeye cyane mu bitenge bisa, urabona abasaza basokoje. Mbese abantu bitabiriye kino kiganiro tugiye kugirana n'abaturage, bikaba ari mu rwego rero rwo guha abaturage ijambo kugira ngo babwire isi yose, babwire abanyarwanda ibyo bagezeho, inzitizi bahura nazo, ndetse n'uburyo bafatanye n'ubuyobozi bwabo mu kubishakira igisubizo. Reka rero ntatinze ntangirire kuri uyu musaza. Muzeyi, wambwiraga mu kanya ngo ibirayi bigura ngahe? Ariko banza utwibwire. Kugeza ubu ngubu ibirayi byarabonetse, hambere byahendaga, ariko none uno Ngayabarezi Filipo. Ego Fili. Rugarama. None ubu ngubu ibirayi bigeze ku mafaranga 100. Bivuye kuranga bigeze kugira ngo bigere ku 100. Bivuye ku 150. Aha. None bu byageze ku 100. None ngo kugabanuka byatewe n'iki? Ubu ngubu nuko byeze cyane. Ubu bireze byabuze igiciro, abanyakigali baza kubigura. None ubu ngubu basigaye baza ari bake, ntabwo bakiboneka. Ibyo bababwira ko byagenze gute? Kigali barabihaze. Ndabizi ko ndaza i Kigali. Ko nta modoka zigituruka ziza kubigura. Ese ubundi Fili ubore wagera Kigali? Kigali niyo nahoze. Nahoze i Kigali ngeri mutoya. Nahoze. Nacuruzaga ibirayi ndetse. Wacuruzaga ibirayi none ubu waje kubihinga? Waje kubihinga? Ubu ntabwo ngimenya guhinga, ubu narashaje. Valentin, hano hari ariko kandi hari umuntu uzi impamvu abanyakigali batakiza kugura ariko kandi reka tubanze twumve Philippe icyo avuga, ndaje mu mufate mu kanya. Ariko kandi rero niba hari ibibazo bindi uretse by'ubuhinzi mukurikirana, nari mfite ikindi kibazo. Ikihe se Philippe? Ikibazo mfite
mfite ikibazo cy'akarengane. Ni cy'akarengane. Ibyo nabyo turaza kubigeraho. Reka tubanze ikintu cy'ibirayi. Hanyuma uze ndaza kukwibuka kugarukaho nitugera ku karengane. Okay. Sibyo Fili? Okay. Ngo ibirayi ngo bimeze bite? Ibirayi ngo numvise uvuga ngo mwarahombye, muhomba mute biterwa n'iki? Byagenze gute? Nitwa Ndahonkiriye Felician, utuye mu mudugudu wa Nyabiho mu kagari ka Cahi muri uyu murenge wa Rugarama. Nkaba nduye mfite n'umurima ubugiye parike kuri kare. Nukuvuga ngo utwo tugari twacu twa Karangara na Cahi duhinga ibirayi gusa. Ibirayi gusa? N'ibirayi gusa. Muri sezo zose muhinga ibirayi? Iyo bivuyemo duhinga ingano. Ariko ubu mwejeje ibirayi? Ubu ni ibirayi. Mpamvu ibirayi rero byavuye ku 140 biramanuka, ubu umuturage ari kubona amafaranga 80 yabona menshi 90. Ese ubwo umuturage iyo 80 n'indi yamuha koperative ni umucuruzi? Ni umucuruzi uza kubigura n'umuturage. Ariko byakabaye ngombwa umuturage byibuze mu murima akabona amafaranga nk'ijana, byibuze 105. None zaburi ki Felician? Ikibura nuko bigera i Kigali, kandi i Kigali n'abanyamafaranga bakaje kubishikira bakabirya, kandi iwanyu i Kigali bigura mandari 250 ahubwo. Mukaza abanyakigali bakaza kuduha makeya, byakabaye ngombwa mukatuvugira ahubwo umuturage akaje abona amafaranga y'ibyibuze 100. Kandi impamvu dukunda guhinga ibirayi cyane bituma dutanga mituweli. Ubu mituweli twararangije, tukaba turi kuvuga tuti twakwataka ndetse mu kwezi kwa mbere tukinjira muri mituweli ya 2014. Ariko Felician utarajya kuri mituweli uravuga uti Kigali bagira amafaranga, abanyakigali ntibakiza. Ubundi mucuruza muti ibirayi, abanyakigali iyo baje bagura nande bigenda gute? Abanyakigali iyo baje ubwo twavuga yuko hari abasherisheri. Abasherisheri abasherisheri nabaki bo kubikusanya, kuko abaturage ino iwacu ntabwo dufite amasambu manini. Ni imirima, harimo ufite urasarura toni 2, toni 3 kugira ngo bikusanywe, birakusanywa na wa musherisheri agatanga ubwo musherisheri. Ariko ubwo musherisheri n'umuki n'umuntu ni umucuruzi, wenda ni umucuruzi wenda. Ni umucuruzi tuba duturanye. Cyangwa n'abakomisiyoneri? Abakomisiyoneri. Urakoze ubizi konsumbya. Noneho byakabaye ngombwa uwo mukomisiyoneri agatanga 100 ku muturage, kuko impamvu ari 70 asigara na 80 aratanga ayingamba ayinduruburi. Induruburi kubivana mu murima kugira ngo bive mu murima bigere ku muhanda. Yakabaye ngombwa rero umuturage akabona 100 cyangwa 105 cyangwa kurenzaho nkuko nabivuze imbere. Valentin Felician, reka peace merezo umuntu. Shimiye Imana afite icyo ashaka kukubwira kuri ibyo homba. Impamvu ibirayi biri guhomba biraterwa n'iki? Mwebwe mubona biterwa n'iki? Murakoze, nitwa Nshimimana Samuel. Kaba mvuka mu kagari ka Karangara. Yego Samuel. Ngiye kuvuga ku birayi. Impamvu inaha mu murenge wa Rugarama dukunze guhinga ibirayi byinshi, noneho abaturage bagahingira icyarimwe. Ibirayi byaje kwera bikerera icyarimwe, isoko rikabura. Nicyo ngicyo nayo nshaka kongeraho. Noneho mubigiramo uruhare kugira ngo muhendwe? Uruhare dushiramo tubwira ngo abaturage baje bakura bitonze, bateye gukurira icyarimwe kugira ngo bigere ku isoko ari bikeya, noneho n'igiciro cyiyongere. None isoko mwambwiye ko muhinga ibirayi, umuturage nadakura petroli yo gucana zayikora wenda bakagombye gukura ari bakeya ntibakurira icyarimwe. Nanjye ndakubaza, wa wundi utakuye kandi byeze ashaka kugura isukari azayigura iki? Yareba nka mugenzi we wakuye uyu munsi akamuguriza udufaranga akagura ka petroli cyangwa gasabuni. Ndabona abaturage batangiye kutakuvuga rumwe nawe. Reka uyu musaza numva iki nabivugaho. Muze ngo mujye mukura ibirayi ngo umwe abanza kure hanyuma ategereze n'undi azakureje. Urumva? Mutubwire amazina ariko. Nitwa Burasiyo Jean Bosco. Yego Bosco. Ntuye mu kagari ka Gafumba, umudugudu wa Nyarwondo. Ariko kugira ngo tukurire ibirayi kimwe nako umwe wa wundi ukiza ngo uravuga ngo agiye gukura we wenyine, njewe nkaburara. Ubwo si bya birayi byamarira ikimajiye gupfa. None se nta buryo mukorana n'inzego z'ubuyobozi kugira ku buryo mukura mutagombye kugira ngo mukuri icyarimwe munahombe bigenza? Aho kugira ngo dukuye icyarimwe yaramuka nanjye nkaramuka.
ariko we agiye niba yikiriye agiye kuvuga ngo ninjya gukura ngo nkura dukeya ntabwo nakura dukeya kandi nanjye nisonzeye. Valante hano hari umubyeyi nawe ushaka kuvuga icyo gitandukanye n'icyo musaza. Nambwire ariko bajye banyibwira amazina ngiye sinabibwiye. Nitwa Judith Kayitesi. Yego Kayitesi. Welcome to this country or this sector. Thanks a lot. Icyo mbabwira nukuri murabona ko hano Rugarama turubatse kandi byatangiye uyu muyobozi wacu aje buriya niwe watangiye ibi byubako except this. Icyo mbabwira kumufasha ku birayi turahinga yatuhaye isuka ndende kandi nziza. Ntabwo twifuza ko hari umuturage wagurisha undi agasigara akazagurisheje. Naho turi icyo tubasaba nkamwe abantu bavuga n'ibihugu byo hanze kandi nicyo mu nda y'u Rwanda. Nacyo cyatumye tuzanga. That's it. Ndabasaba nkanjye uhagaze ngo nimufashe umuyobozi wacu. Noneho mu muhoro Uganda there are some people behind Rwanda badashinga ibirayi. Mushaka ukuntu mwadufasha tukabona Uruganda rutunganya ibirayi. Yes, good very much. Noneho twamara kurubona tugasapurayinga America. Yego. Tugasapurayinga Germany. Everywhere. Ariko Judith mbere yuko haza uruganda uyu munsi tuvugana uyu munsi kwa gatanu ibirayi by'abaturage bireze barimo baratubwira ko byavuye ku 150 ubika bigeze kuri 80 because abaguzi ni bake twebwe harimo abarebare n'abaguzi. Ariko agronome nawe uri hano uyu murenge ufite agronome? Yes. Agronome ari mu mere jambo agronome iki kibazo kimeze gute? Murakoze. Imbaraga zo bashyiramo wabonye uyu musaza ukuntu abivuga ati bigenza gute ikibazo cy'ibirayi gihagaze gute ubu ngubu? Murakoze. Nitwa Dukuzumuremyi Pierre Roger nkaba ndi agronome w'uyu murenge wa Rugarama. Natangira mvuga ko umuhinzi kugira ngo ahinge ibirayi ashora mangahe. Muri uyu murenge rero hegitari kugira ngo uyihinge iyo bibariye byose twarabibaze ushora 1,150,000. Kuri hegitari hava umusaruro ungana iki? Hava toni 30. Iyo rero ukoze imibare ibyo bita kudo production y'ikiro usanga ubwo kudo production kugira ngo usarure ikiro kimwe cy'ibirayi uba washoyemo angahe? Nangahe se nyine? Ni amafaranga 72. Yego. Aho rero murumva yuko ubwo muri 72 harimo imbuto harimo umuhinzi harimo n'ifumbire. Murumva yuko umuhinzi iyo agurishije kuri 80 wumva inyungu na akantu gatoya. Aha rero mu gukemura iki kibazo uburyo burambye bwo uramubyeyi yabuvuze ntago tubugarukaho. Gusa icyo dukora kandi aba bose uburyo buteza imbere abahinzi bacu. Ntabwo tubabwira bya bindi ngo musarure buhoro buhoro. Hari ingamba zagiye zifatwa. Icyambere amago aturiye are yahingwa ibirayi nta muturage udafite ikigega iwe. Ikigega cyo guhunikamo? Guhunika ibirayi. Wangu uyu murenge niwo kuko Nyabihu, Rubavu na Gicumbi baza kugura imbuto muri uyu murenge amakamyo n'amakamyo. Aho rero umuturage iyo tumushishikarije guhunika imbuto akayihunika bamuha ku kiro amafaranga 350. Iyo ukubye harimo inyungu nyinshi abakire dufite naho ngaho ku kirayi. Ubwo shatse kuvuga ko abaturage b'inaha rero badahunika? Barahunika nibyo mvuga. Barahunika ni nabwo buri wese tumushishikariza kujya bakomereza kuko buri wese afite ikigega babigezeho. Ko dufite ibigega birenga 250 muri uyu murenge biciriritse by'abaturage. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gukemura icyo kibazo. Ese gorono ubwo umuturage ufite ikigega iwe wejeje toni imwe cyangwa ebyiri
byose arabihunika akuramo ibyo kurya ashobora no gukuramo ari akabazo k'amafaranga yoroheje ashobora kugurishaho bikeya ariko noneho niba ari amafaranga menshi akeneye tumushishikariza kumuhuza na sako wenda sinzi manager niba ari hano kumuhuza na sako kugira ngo atagurisha akagwa mu gihombo sako ikamuguriza amafaranga bya birayi bye akabigira imbuto yabigira imbuto akazabona inyungu iri hejuru noneho akishyura sako ikibazo kikaba kirakemuka. Ubu no kuvuga ngo abaturage nanga bahinga ibirayi mwese muri sako amafaranga barayabaha mera mikoro ya musaza agronome abaretse kugenda mu kanya ndamubaza ikindi kibazo aravuza agronome ko babahuza na sako ku buryo mushaka guhunika ntimugurishe kuri 80 none mbonye muzehe yazunguje umutwe bigenze gute hariya icyo nshaka kuvuga ajya mwitwa nde muzehe nitwa ndi mu Rwangabiri mu mudugudu wa egereza mikoro gutya nkuko nayo yifashe mudugudu wa Gasiza akagari ka Karangara umurenge wa Rugarama amagambo avuze hari aho nshaka kwemera ubundi hari nshaka guhakana oya nibyo ahangaha nibyo nakoze mbabwira iki kiganiro bari kugira ngo umuyobozi avuge n'abaturage avuge yasobanura uburyo bwose ko duhinga ibirayi uko beza bikarutanwa ariko njewe kuvuga ngo ibirayi ngo twese dufite ibigega ntabwo ariko twese dufite ibigega ahubwo kubera ko duhunika hari n'ushobora guhunika nk'ubu twarahunitse bikabura nkanje natanga urugero narabihunitse nk'imifuka igera ku 10 ariko ubu nta n'umufuka nagumwe nzabona byose byarabuze ahubwo ikibazo navuga nuko mwadushakira umuti utaboza ibirayi kandi nkongera gushigikira ikibazo turiya mudamu wavuze ko mugomba kudushakira isoko ko mu Burundi ahatera ibirayi bikajayo nuko twumvishe ngo iyo bigiye kuja mu Burundi ngo murabitangiraga nibigiyeho barabitangira ngo murabitangira bavuga ko abandi babitangira aba leta irabitangira gitefa arahari buretse araza kutubwira avuze ibintu bibiri uriya musaza agora no tubwire ko igihe cyose kijyanye n'ibirayi bibora aravuga ati turahunika nanjye nahunitse imifuka 10 ariko mfite impungenge yuko nta numwe nzakuramo arakoze uko kubara kw'ibirayi biterwa n'iki kubora kw'ibirayi biterwa n'indwara imbuto ifite niba warasaruye ibirayi kandi n'umuhinzi arega mu murima babibona niba cyane cyane ku ndwara ya cyumye niba wabonye mu murima iyo ndwara yariganjemo nabo barabizi nabahinzi arakubwira ati ibi birayi ntago bikwiye kubamo imbuto bigurisha aha rero ku burwayi byo kubora nuko haba habayeho guhunika imbuto kandi ifite uburwayi mu murima uba wahita ubiboneramo ese mwebwe nk'abagoronome sinzi niba ari we wenyine hari abantu bafasha abahinzi kugira ngo mubagire inama bahunike ibirayi bitazabatera igihombo biri n'amahire muri uyu murenge wa Rugarama ku bufatanye na RAB hahuguwe abavuzi b'ibihingwa plant doctors ubu murenge ufite amahirwe ko dufite aba plant doctors babiri mufite ivuriro ry'ibihingwa ivuriro ry'ibihingwa ikorera he dukorera mu isoko rya Rugarama iyo ryaremye abaturage bose ku buryo ufite ikibazo nibaje mu isoko azanye n'ikibazo afite mu murima we tukamugira inama ibyari bikore ahari bugurira umuti uko ari bugukoreshe ibyo byose tukabimugiramo inama aho rero ni inzira imwe ihari yo gukemura iki cy'uburwayi yego icya kabiri ku bijyanye no gukemura iki kibazo cy'uburwayi leta binyujijwe mu kigo RAB ku bufatanye n'umuhinzi ntangarugero utubura imbuto Tadeyo ari hano umurenge wacu ni hano haruguru ni nyuma y'aka kagari hubatseho greenhouse ikigamije ni ugufasha abahinzi ko yabirebye kure ko uyu murenge ari ikigega cy'ibirayi gufasha abahinzi kubona imbuto y'umwimerere idafite uburwayi nicyo iyo greenhouse imaze ndumva imirimo yo kuyubaka n'ibyangombwa byose byarabonetse muri kino cyumweru tugiye gutangira niho harabaho
gahunda yo gutera ibyo bita vitropra, noneho uruganda rutubura imbuto nziza idafite uburwayi rube ruri gukora mu murenge wacu wa Rugarama. Arakoze Roger, nagira ngo umere mikoro gitifu. Utaratanga iyo mikoro, hari umuntu hano urimo uvuga ko ibigega ari bikeya, reka byivugire. Nitwa Rugimbabayizi Jean Claude. Yego Claude. Umuti je mbona kuri iki kibazo nuko hajyaho ubuhunikiro rusange, ba baturage bafite ubushobozi bwo hasi bakabasha guhurizwa hamwe, bwa bushobozi bwa buhunikiro rusange bukakira umusaruro wabo, noneho bakawubika bakazashobora kugurisha imbuto ku giciro kiri hejuru, kuko iyo bagurishije directement umusaruro ukiva mu murima ntabwo babona inyungu cyane nk'uko bakagurishije, niyo mpamvu n'ibiciro ubona biri hasi. Kugira rero ngo babone ibiciro biri hejuru nuko babona ubuhunikiro rusange, noneho umusaruro wabo. Ubwo ushatse kuvuga ko hari abaturage badafite amikoro kwibakirira ubuhunikiro? Tuvuge nk'umuturage usaruye ibiro 700 toni, kugira ngo azashobore kubaka ubuhunikiro buramusaba 300 100, kandi afite n'ibindi akeneye ku ruhande, urumva ko ntabwo ari benshi bashobora kubigeraho. Agahitamo kubigurisha kuri makeya? Agahitamo kubigurisha bikiva mu murima kubera ko nta buhunikiro afite. Ariko habonetse ubuhunikiro rusange igiciro cazamuka, noneho n'abaturage bagahingira isoko kandi bagahinga bunguka. Nakoze. Turi kumwe rero n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama, Bwana Kayitsinga Faustin. Faustin, ndagira ngo hari ikintu uriya musaza yavuze, ati uretse n'ibirayi bibora muzadushakira amasoko, iyo bigiye Burundi ngo bumvise ko leta ibihagarika, ngo hagarire leta. Kuki muhagarika umusaruro w'abaturage aho kugira ngo uborere mu mirima, mwawuretse ugakomeza ukagenda ukajya n'ahandi? Murakoze. Mu by'ukuri tugarutse ku kirayi, ku gihingwa cy'ikirayi, abahinzi muri uyu murenge bahinga ibirayi babigize business nkuko agronome yabivuze. Iyo ugereranyije nkuko babivuze ku mafaranga 100, ntabwo umuturage abahombye cyane, kuko abayungutse hafi 28% kwijana, kuko igishoro kigera ku mafaranga 72. Byaba byiza tugurishije kurushaho, ariko nanone kugurisha ku giciro 100 ni moyenne, ku buryo tutavuga ngo umuturage yahombye. Gusa babigereranya iyo ibirayi bidahari, yenda nk'ibyera mu kwa 7 mu kwa 8 abaturage baba barabihinze ni bakeya. Icyo gihe igiciro cy'ibirayi kirazamuka kigera ku 150 kuri 200. ngira ngo iyo kigeze aho ngaho ni Kigali baba bashonje. Ntabwo twifuza rero ko abanyarwanda basonza. Byaba byiza duproduije umusaruro mwinshi nk'uko ubu ngubu tugeza kuri toni 30 kuri hegitari. Ni byiza nibyo kwishimira. Gusa rero inama ubuyobozi duha abaturage ntabwo ariko bose babishyira mu bikorwa. Hari abumvira ubuyobozi inama twabagiriye yuko icya mbere iyo umuturage yejeje no guhunika, icya kabiri agasagurira isoko, icya gatatu akarya agateganya ibyo kurya ari byo bya bindi agakuramo n'ibyo agurisha, kugira ngo kuko ibirayi bishobora kudahunikwa igihe kirekire akaba yaguramo ibizamutunga nyuma y'umusaruro. Tukumva rero hari na gahunda muri uyu murenge yo kugurisha ibirayi. Dufite amaseta abiri, hari seta ya Nyarwondo, hari seta ya Rukiko, ndetse hari na seta yo ku Gitesanyi. Aho hose ni ahantu hagurishirizwa umusaruro w'abaturage, kandi ubuyobozi bugereza gukurikirana ku buryo tumenya umusaruro basaruye. Kuvuga rero ngo ibirayi ntabwo bijya mu mahanga, turumva hari ibirayi bya Kinigi bimaze igihe byambuka bikajya mu Buganda ndetse bikajya muri Sudani. Aho yaba yarabikuye avuga ko bitajya mu Burundi ntabwo mpazi. Nta nubwo leta yigeze ikumira kugira ngo dusagurire amasoko, uretse n'ibirayi gusa n'umutekano tuwusagurira ahandi. Ntabwo rero twejeje byinshi tugashobora kwihaza, byaba byiza dusaguriye n'ahandi ifaranga rikinjira, kuko urumva ni contradiction. Bavuze yuko abaguzi ari bakeya, igiciro kikagwa. Tubonye rero ababigura
benshi igiciro cyazamuka ashobora kuba adafite amakuru ahagije nicyo nagira ngo mbivugeho murakoze ariko kuki muvuga ngo mwabuze abigura i Kigali numva numva umugore ambwira ngo ibirayi birahenda iyo urebye cyangwa ntabwo muzi gushaka amasoko turayashaka gusa muri aya mezi imvura igwa abaturage ntabwo bahunika cyane kuko hari ibirayi biba byaranyagiwe iyo byanyagiwe bagerageza gusigarana twa karibure dutoya tutari ibirayi binini rero iyo twagize umusaruro mwinshi tukagira ibirayi binini biragoye guhunika ibirayi binini cyane kuko bishobora kubora nk'uko uriya musaza yabivuze niyo mpamvu umusaruro uba mwinshi aha ibibazo cy'ibirayi Tade tubwire iyo green house wazanye ewe wayizanye mbese bimeze gute izakemura iki kuri iki kibazo cy'imbuto y'ibirayi abaturage bafite cyane ko numvise green house ishobora kuba ari ikintu gishya murakoze nkuko agronome nanga bambanjije babivuze iriya green house ni uburyo bwo kugira ngo idufashe tuzaje turabona imbuto nshya ubu dufite ikibazo kuko imbuto zihari nkuko bamuzehe n'abandi babibanjije bavuga ngo zirabora ni imbuto zitagifite ubudahangarwa no kuvuga ngo ubudahangarwa bwabwo buri gusaza noneho imbuto zizaturuka muriya ni ku bufatanye bwa leta nziza leta y'ubumwe uko turi kuvugana abantu baranzi ndumuhinzi wo hasi ariko kubera kugenda ntaho dukumirwa byatumye ngera mu mushinga witwa Catalyst FDC Catalyst ifite inaha amatsinda ikorana nayo noneho twe njewe company yanjye nyobora twemeranya ko baduha green yo kujya turatuburiramo imbuto zitwa Vutropla izo Vutropla twazitwa ni nk'akagemwe ntabwo kaba kakabaye ikirayi noneho nimwe tuzazicukiriza ako kagemwe kazabyara icyo bita miniti berkire izo za miniti berkire zirahabwa ya matsinda akorana na Catalyst EFDC noneho urwo rugeme rumwe rugura amafaranga 80 kuko ni rushasha ntabwo ni ikirayi kiba kitakageze kuri itaka niba bigeze iwabo bizabyara icyo byita pribase iyo pribase ikiro kimwe bazaje bakigura amafaranga 1,800 bate kugira ubwoba kuko iyo bakiguze 1,000 cyo kibyara hafi nk'ibiro 40 noneho rero izo mbuto za pribase nizo zabyara base noneho abahinzi bose babiboneho ibyo birayi rero ukuntu bizabyitwaye duherutse mu nama yo gushiraho Ruganda bavuze bari gusaba ubu rwarabonetse be kugira impungenge bagiye kurushira hano ku Karwasa ni imirenge yadikanyije na Burera iri muri Musanze urwo ruganda imbuto ziravumo zizaba zemeranyije n'urwo ruganda nuvuga ngo zizaba ari imbuto zatoranyijwe zizakorana n'uruganda ubwo rero hagati aho nitumara kubona imbuto nziza na cya kibazo cyo kubora kizaba gikemutse ni nayo mpamvu n'isoko tuzaturibonye okay reka mbibutse ko turi mu murenge wa Rugarama ni mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru turi mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi nge ukiyoboye ndi Valentin Umuhire nkaba nunganiwe na Tumwesigire Peace tuvuye ku birayi hari abakuru b'imiryango bari hano nta mukuru w'umuryango uri hano bahoze mumere mikoro uri mukuru w'umuryango umuryango muvuga inangaha nahoze numva ni muryango ki umere mikoro uri musaza mbwira nahoze numva ngo umuryango ngo umuntu ngo ahemutse umuryango baramuca uwo muryango ni umuryango ki n'abantu bishize hamwe nk'amazu nka 50 noneho amazu nka 50 amazu nka 50 abantu baturanye baturanye aha noneho akamaro k'ibyo no gutabarana mu byiza no mu bibi bigenda gute tubwira ukuntu mubikora ko bikorwa rero umuryango guba gufite amategeko guba gufite amategeko agenga umuryango no kuvuga ngo kandi umuryango ugendera kuri gahunda n'amabwiriza ubuyobozi bw'umurenge bikazamuka mu kagari no mu mudugudu noneho twebwe nko mu muryango tukarushaho kubishira mu bikorwa ariko mwabitekereje muti mwabitekereje hagamijwe iki byaje mite ko numva ibyo bintu ari ibintu bishya muri Rugarama
ibi byari bisanzweho na kera nk'ubu mfite imyaka 48 mbese umuryango ni ukuvuga ngo no gutabarana mu buryo bwo guheka kubera ko iwacu ari munsi y'ikirunga ubwo noneho centre de santé ikaba iri hepfo iyo kuri kaburimbo muri centre de santé ya Kinoni cokora n'amahirwe ko bari kutwegereza za poste de santé iyo ruguru iwacu na hano ku murenge bakaba batwegerejeho irindi vuriro rikomeye cyane ni ukuvuga ngo ni uguhekerana gutabarana kera nyakatsi zikiriho inzu yarashaga ubwo noneho wa muryango ukirukanga gukaja gutabara gukaja kuzimya ya nzu yahiye hagira umuntu avunikira ahantu hakure ubwo umuntu agahamagara tugiraga n'abahamagaza buno twageze mu iterambere no gukora ku cyuma ugahamagara umuntu uti dore umuntu aguye hano mwihutisha ingobyi ya gihanga cyangwa se ya kinyarwanda noneho bagaheka wa muntu babandi bari muri wa muryango akaba aribo bagira gute baza kumuheka bakamujana kwivuriro rero uwo musaza ayo mafaranga mukoresha muyakura he amafaranga ari umusaza ugiye kubanza turamufadikira nyuma amafaranga dutanga habamo cotisation nkuko babaririmbyi bababyinnye babivuze buri rugo hari amafaranga rugenewe gutanga yego tukagira isanduka ingoboka wa wundi wabuze amafaranga yo kumujana kwa muganga tukamuguriza muri ya sanduka dufite ikigeretse kuri ibyo mbese tugira amafaranga menshi cyane nayo gutanga rimwe na rimwe muri mituweli utabonye amafaranga yo kuvana mu mufuka iwe noneho amafaranga akayavana muri ya sanduka y'umuryango noneho bigatuma noneho yoroherwa cyane bisi hari umubyeyi nawe ashaka kutubwira ku muryango ndabona imvura iguye ariko imvura ntabwo tubuza kuganira aho muri babegereze mikoro tuganire tubwire mu muryango ukuntu bigenda nitwa Nyiranshuti Anosiyata egereza mikoro ku munwa nitwa Nyiranshuti Anosiyata nkaba ntuye mu mudugudu wa Gahunga akagari ka Gafumba ku muryango wagiyeho twagiye twishyira hamwe mu matsinda tukajya tugurizanya amafaranga hanyuma tugatangirana mituweli ubu ngubu turi no mu busugire bw'ingo tuje hamwe tukicara tukaganira byerekeranye n'ingo uko zikorwa zikarwanya ihohoterwa tukishyira hamwe tukajya mu matsinda n'ubu tugashaka amafaranga turaterateranya hanyuma tugashaka nk'umuntu waba urwaye tukamutangira mituweli muganga tukamuvuza mumutangira mituweli tukamuvuza amafaranga muyakura yese tuja mu matsinda tukishyira hamwe turi abadamu nk'icumi na 20 noneho tukajya tutanga tukagira ubusanduku tukazigama noneho tukajya muri sako tukaguza tukatangirana amafaranga tukagurizanya nuko tubayeho hanyuma ubwo ngubwo noneho bitandukanye n'akagoroba k'ababyeyi akagoroba k'ababyeyi kari ukwako nako tugakora ukwako hari ukwako barante mubwe yegereze ku munwa mikoro fata mikoro gutya ariko ubwo mugomba no kuba abanyamakuru ubu nicyo twaje kubigisha hanyuma mbwira nahoze numva bavuga ngo mutangira mituweli mutangira amafaranga ese ubwo umuntu wese ni ngombwa ko ajya mu muryango njye nabishatse mwankora wiki njye nashatse kujya mu muryango mwankora wiki nta kibazo uraza tukatwegera tukaje inama tukandikwa nta kibazo noneho ugatangiza amafaranga make nk'ayo dutanga ubwo tugakomereza aho ngaho ubwo tukazaza kugira mbese twamara kuyagira menshi tukajya turagurizanya turunguka mbese makeya ku buryo tugwiza tukagira menshi tugatangirana Valante ndi kumwe na Nshimiyimana Emmanuel hano ariko numva amajwi adasohoka neza sinzi ikibazo dufite ndumva gikemutse bambwire umuryango ese umuryango wafashe iki mu gukemura ibibazo byabo nitwa Nshimiyimana Emmanuel ntuye mu murenge wa Rugarama akagari ka Karangara umudugudu wa Gahama umuryango icyo tumarira hari amafaranga dushyira hamwe noneho igihe cyagera igihe cya mituweli cyagera tugatanga mu mituweli muratanga muri mituweli hanyuma iyo umuntu yagize ikibazo n'umugore bigenda gute mukorana mute n'inzego bwite leta ntandi kumva neza iyo umuntu yagiranye ikibazo n'umugore iyo habaye amakimbirane mu rugo mubigenza mute mwebwe mukorana mute n'inzego za leta nk'akagoroba k'ababyeyi tubijamo noneho uwaba wakoze nabi tukamugira inama y'uko baba babikoze
nabi tukabisubiramo none uwakosheje tukamubwira ko atazongera ko atari byiza nuko urugo rukagera amahoro. ubwo se mumubwiza amagambo gusa cyangwa mumushyira hasi mugakubita? Oya kubera ko nta twamukubita ahubwo twaba dukoze ikosa abone ntarikosozwa irindi. Tugomba kumugira inama igihe cyagera akabona ko akaja mu nzira itunganye noneho bikagenda neza. Ariko muze ko bamwe kurwago none baramuhana nyine mwese wabutamuhanye uramuhana kugira ngo iyo ngesa yicikeho. ngira ngo Anastase hari abantu bari kumwe na Peace hariya ndabona bashaka kuvuga ku muryango Peace. Valente hano hari ushaka kunganira uwo musaza wavugaga. Atwibwira amazina ye. Wakoze nitwa Nsabimana Karori ntuye mu mudugudu wa Gahunga akagari ka Gafumba umurenge wa Rugarama. Ibintu bijanye n'umuryango ni uburyo bwo kugira ngo abantu begerane bahurize hamwe ibitekerezo byabo noneho niba hari ugize ikibazo babashe kumufasha babashe kumutabara cyane cyane nk'uwagize ibyago bamutabare bamufashe atabanje yatanga amafaranga. Ahandi uja wumva ngo babanza gutanga amafaranga ariko nguyu umuntu ari mu muryango baramufasha ku buryo nta kibazo agira cy'abaturanye nabo. Ndetse n'ubu ngubu ku bijyanye na mituweli iyo umuntu adafite mituweli twadufaranga baba baraterateranyije bashobora kumurwanaho bakamuguriza ikibazo cya mituweli akagikemura. Uretse mituweli se noneho umwe umuntu afite nk'ubukene cyangwa ushaka kurera umwana mu ishuri ariko mufasha umusaza ushaka kugusubiza kuri icyo kibazo cya mituweli. Nitwa Kaningwa Faustin. Banza imvura yabaye nyinshi. Kaningwa Faustin hano mu kagari ka Karangara mu murenge wa Rugarama mu mudugudu wa Gasiza. Nukuri ntabwo ndatandukanya na bagenzi banje. Ego kubyo bagiye bavuga. Umuryango ubundi ni mwiza kandi ni ihame. Ntabwo waba wenyine ngo uzabone uko wikemurira ibibazo. Bikaba byumvikana yaba gutabarana yaba guheka yaba n'ibindi bibazo bivutse ni nayo mpamvu uwo muryango twakomeza kuwushyigikira kandi uwo muryango ni ukuri ukaba ntawawutezukaho tugomba kuwushyigikira kuzarinda kugeza gihe. Murakoze. Ntabwo turacyari ku kibazo kijyanye n'umuryango. Anastase icyo ashaka kumbwira ndimo nibaza niba twakomeza kubera ko imvura ndabona yabaye nyinshi. Ibyo mvuga ndabona hano munsi y'ikirunga rwose imvura ikomeje kuba nyinshi kugira ngo rero abaturage nubwo bakomeje kwihangana ariko imvura yabaye nyinshi. Murabizi ko hano ari munsi y'ikirunga ni akarere kera ni akarere imvura hano aba ari umugisha ariko kandi nta kundi twabigenza imvura ni Imana iba yabigennye. Twavugaga rero ku bijyanye n'umuryango kugira ngo muzenda batubwire uko bimeze gute umuryango ugororotse. Murakoze cyane. Amazina muzehe? Nitwa Munyakazi Mathias. Wavukiye muri Karangara hano Karangara. Umurenge wa Rugarama. Nkaba ntuye mu mudugudu wa Kabaye. Twahoze ari Buhinga. Ikibazo canje ni iki? Nuko mfite imyaka 80 kandi nkaba mfite urubyaro. Nkongera nagira urubyaro narukwerereye mbaho umugabane wose ariko none mu byo guheka baje bambaza amafaranga ngo 10,000 5,000 nabibura ngo nzahere mu rugo. Noneho nagera hano ku murenge hano kwa Kayitsinga nakavuga ngo ndatsinzwe ngo ninje gutanga ayo mafaranga kandi ntagira imbaraga nagira. Kandi ufite urubyaro? Mfite urubyaro mfite abana benshi kandi maze imyaka 80 murabona imitsi yanjye kumisa. Hanyuma rero nagira ngo abo bana narwara ngo ntibampe na nyina ngo ntibamuheka ngo kereka dutanze amafaranga y'ingoro mbe none ngo mituweli yo ntibayongeza ni kuvugira ababyaye nabo bana tukababaza impamvu. Murakoze. Mwamwumvise uwo musaza? Uyu musaza afite imyaka 80 kandi nta mikoro afite ariko iyo yagize ikibazo cyo kurwara cyangwa se umukecuru arwaye abaturage ngo ntabwo bamuheka kubera ko atatanze amafaranga. Nta muyobozi umukuru w'umuryango uri hano atubwiye ko bimera. Valente utarareba umuyobozi nano nawe hari ufite ikibazo kijya kumera nk'icyuwo musaza twavuye ijambo. Nitwa Dukuzimana Claudine ntuye mu kagari ka Rurembo mu mudugudu wa Mpinga. Ikibazo mfite dutangaga mu mituweli tunyujije mu muryango. Ariko njyewe ngira ikibazo
hari igihe umuntu ayitanga agategereza ukwezi abo mu rugo bari kurwara ngo itariki y'ukwezi itari yashika ntiwago wakwivuza uko kwezi muzatubariza icyo guha none se ntabwo uzi amategeko agenga mituweli Korodi niko Korodi please munsubize ntabwo uzi amategeko agenga mituweli ntabwo ari njye gusa utabizi harimo n'abandi batabizi kandi njye mfite umwana ese ntabwo uzi ko iyo utanze amafaranga ya mituweli ubanza gutegereza ukwezi none siko kwezi siko nshaka gusobanuza icyo kubaga kuvuza oya mugomba kuyatanga mbere nyine kubera ko ari ubwisungane ariko abayobozi baragusobanurira none se kamikoro gabaga yabaye make aho uyibona ukayitanga wayitanga nabwo mu rugo bakaba bararwaye uti sinakwivuza ubwo byagenda bite Giti tabana reka Gitifa gusubiza Korodina ati utanga mituweli ariko mu gihe gitegereje kwa kwezi bakubwiye ukabura arwaye mu by'ukuri itegeko rya mituweli abaturage bose barabisobanuriwe icyo kora tubashishikariza kwishyura mituweli mbere y'uko umwaka urangira umwaka wajya kurangira bagahita bavura naho iyo akerewe gutanga mituweli ni itegeko agomba gutegereza kwa kwezi kugira ngo gahunda za mituweli zibanze zuzuze amategeko yazo bivuze ko buriya baba barakerewe gutanga amafaranga baba barakererewe ese ubwo kugira ngo umuntu agakererwa yatanga ryari nibura ntarenze mu kwezi kwa 9 tariki 30 kuko niko itegeko rya minisitiri w'ubuzima ryavugaga n'itangazo ubu ngubu mugeze kuri kangahe ubu tugeze kuri 75%. Okay wabyumvise Korodi Claudine ngira ngo yabyumvise ariko hari n'umuturage urimo uvuga ati Claudine ibyo avuga sinemeranywa nawe barasaba ijambo uvuga ngo ukwezi kugomba gushira nta mategeko aba yarakurikiye uri gutanga mituweli ni itegeko rigakorwa mbere y'igihe uyatanga mbere y'igihe nuko yatanga ese ubundi ko mufite umuryango kubera icyara abatanga amafaranga nyuma biterwa n'iki kuki mutabaguriza mu muryango niba atitabira nk'amanama y'umuryango se cyangwa niba adatanga kotizasiyo mu muryango byagenda bite mbese ngo Korodina najya yitabira umuryango ubwo ni harya batitabira umuryango kubera ko umuryango ntabwo uheza okay ikibazo uriya musaza nawe ageze mu myaka za 80 nta mikoro afite none iyo arwaye banga kumuheka Giti kandi ngo yageze iwawe mu by'ukuri amategeko y'umuryango ntabwo ubuyobozi tuyasimbura ariko abasaza bageze mu zabukuru barasonerwa rero nubwo avuga ngo ntabwo yishoboye Munyakazi Matiyasi ni umusaza ukize hari n'abasore arusha umutungo kandi afite abagore babiri afite umugore mutoya afite umugore ushobora gukora rero ushobora gukorera urugo birumvikana ko agomba gukomeza agatanga umusanzu w'umuryango nk'uko abisabwa n'umuryango afite umugore ushaka gukora wumvise muze reka nibutse ko uyu muryango turimo kuganira hano mu murenge wa Rugarama ari umuryango wo guhekerana aho abaturage ingo zituranye zishyira hamwe bagakusanya amafaranga ndetse bakigura n'ingobyi bagamije gutabarana bagamije kwiyubaka cyangwa se gufashanya mu bibazo bitandukanye hari umusaza hariya nigeze kubona nawe azamura urashaka kutubwira ku muryango muze mumumere mikoro ya musaza uwo hakurya amazina yawe naho utuye hanyuma unatubwire ku muryango ese iyo icyo umuryango wamariye naka kuvuga ku muryango w'ingobyi mfite imyaka 75 naravutse badata bahari bagura ingobyi tuje turahekerana byageze nyuma noneho tujya dutanga umusanzu wa buri kwezi ku muntu noneho tugashyira mu isanduku umuntu yarwara tukamuha amafaranga yo kujya kwivuza utishoboye ariko yego noneho rero umwaka gwarangira tukabara agasagutse tukayanywa umusururu noneho tukongera tugatangira nagira ngo mvuge ijambo rya Munyakazi rero kuvuga ngo ku basaza bafite imyaka 80 abasore ikibindi cy'umuganura tubaha mu kwezi kwa 8 kuko kera twajaga turabatereka inzoga abasore ukosheje umukobwa akabatumira akabaha inzoga y'abasaza natwe ayo mafaranga 3,000 baduca ntabwo ari agahato ahubwo tuyabaha ku bushake kugira ngo nyine kuko bahayika nijoro nk'ubu wava havunitse
nijoro umusore arahaguruka akaja kumuhenga Munyakazi rero biri ari kuvuga hari mu muryango wabo yaba uwo musanzu atakoteza ngo yatange niyo mpamvu ashobora kuvuga gutyo ikindi cya Munyakazi avuga ngo abagore babiri ngo baramunaniye koko afite umugore wa kabiri yamushohoje ari umusaza aramunanira kuvuga rero ngo abayobozi ngo baramurenganyije oya nayo mafaranga ubwo igituma bamuhata ngo batanga 10,000 ubwo ntatangaga umusanzu icyo navuga ku muryango barakoze cyane ngira ngo nigeze kubona abayobozi hano b'ibigo by'amashuri directeur wa groupe scolaire ya Rugarama arahari namubonye mumere mikuru directeur ari gahunda yatangiye inanga yo kugaburira abana ku mashuri kandi ngira ngo Rugarama nayo iri mu kigo gishobora kuba gifite abana barya ku ishuri iyo gahunda iteye iti nangaha mwayigezeho murakoze nitwa Habumuremyi Ildefonse nyobora kigo cy'amashuri ya groupe scolaire ya Rugarama iyo gahunda yanye no kugaburira abanyeshuri ku ishuri ku kigo mu bigo byo mu murenge wa Rugarama harimo n'icyacu yaratangiye yatangiye ababyeyi batayumva neza ariko uko iminsi yagiye yicuma bagiye bayumva buryo abana bagaburirwa saa sita ifunguro rya saa sita bagakomeza amasomo nyuma ya saa sita bagataha saa 10:30 uravuze ngo yatangiye ababyeyi batayumva neza bishatse kuvuga iki batayumva kubera ko bari bamenyereye ko amashuri yaje ari ay'ubuntu hajemo ikintu cyo kuvuga ngo batange amafaranga y'ifunguro ry'umwana bumva ko noneho nayo y'amashuri nk'ayandi biga babamo bishura ariko uko twagiye turushaho kubasobanura mu nama z'ababyeyi zitandukanye benshi bagiye babyumva bagerageza kuyitabira ku buryo abana usanga barya saa sita ariko abatuye hafi aho ngaho begereye ku ishuri ntabwo aho niho narishatse kugira abo batuye hafi y'ishuri bigenda gute ese abana bose barya mu kigo bose ni barya mu kigo bigenda gute ubundi aho natwe tuhagira ikibazo yibaye bose ari itegeko bakarya ku ishuri koko twarushaho kuba twabajera neza ariko ikibazo kiza kubera ko bamwe nk'abegereye aho hafi usanga badashaka kwitabira gahunda noneho n'abandi cyane cyane usanga ari abakene kuko badatabona amafaranga kikaba ikibazo ariko twegereye isoko ikigo kiri ku muhanda ku buryo usanga kabo bamwe badafite amikoro jya kubona ukabona bagiye mu maresitora hafi aho ngaho bakajya kurya abandi nabo batuye aho hafi bagashaka kujya kurya mu rugo bityo kubajera kikaba ikibazo ariko ari gahunda igendeye hamwe bose bakarya mu kigo byarushaho kuba byiza ku buryo umuntu yamenya uko abajera twagize amahirwe tubona rwiyemezamirimo arateka noneho abana bakarya we akazishyuza nyuma yishyuza ikigo yishyuza abana ababyeyi baha abana babo amafaranga yo kurira nyine we ikigo kikagerageza kuyacunga gifatanyije n'ababyeyi noneho komite ikazishyura rwiyemezamirimo ni ababyeyi bafite abana bari muri 9 years cyangwa 12 years basic education nta mubyeyi ufite umwana ngo atubwire ukuntu bigenda hano ababyeyi mufite ariko ndabona nkwepa geragira ngo direte twibire bishyura ngahe ayo mafaranga mwayatekereje mute kwishyura twabariye ku ifunguro kuri pura nk'uko abana barya muri resitora ifunguro riciriritse noneho twemeza ko hamwe n'inama y'ababyeyi inama y'ababyeyi yemeza ko ifunguro pura imwe igenerwa amafaranga 300 noneho twabara iminsi abanyeshuri biga twaje guhuza n'amafaranga 15,000 iminsi yari isigaye kwiga igihembwe cya gatatu twatangiranye niyo gahunda hanyuma se kuri abo bana baturiye ikigo
ko bajya kurya saa sita cyangwa se abo ngabo ese abo uvuga barya muri restaurant n'aba ababyeyi baba bimye amafaranga byagenze gute? Hari abana benshi baturuka mu yindi mirenge hirya baje kwiga ku kigo cyacu kuko kiri ahantu cyubatse ahantu heza kandi baza bagikurikiye baturutse hirya no hino. Noneho abo bana nibo usanga bashaka kuvuga ko bagomba kurya aho batuye aho bacumbitse, noneho bityo ugasanga nko bakaba bajya kurya muri restaurant aho hafi kuko ni handi ku isoko. Ariko umubyeyi yabonetse hano mukanya ndamugeraho n'umuviro handi komeza direct. Aho rero niho ngize ikibazo nanone. Mu minsi ishize nari ndi mu murenge wa Karama ni mu karere ka Kamonyi, nari ndi no mu murenge wa Kisaro ni hakurya hano mu karere ka Gicumbi. Abayobozi b'ibigo bamwe baravuga bati abana bagomba kurya ku ishuri bose ntawemerewe gusohoka bajya kurya hanze, yemwe kabone niyo waba uturiye ikigo bose bagomba kujya hamwe kandi bakarya ibiryo bimwe kugira ngo bigire hano. Wagera hano mu murenge wa Rugarama bati bamwe barya mu kigo abandi bakarya muri restaurant. Ese ubundi amabwiriza nayahe? Ministeri babwira iki mwebwe nk'abayobozi b'ibigo amabwiriza yo kugira ngo abana barye ku bigo musobanurira ababyeyi nayahe? Murakoze. Ubundi ministeri itubwira ko abana bose bakagombye kurya bakarya mu kigo bakagaburirwa mu kigo. Noneho wareba ugasanga harimo abana bamwe abandi bamwe bajya kurya abandi ntibarye kikaba ikibazo. Ariko ubundi bakagombye kurya bose bakarira mu kigo kuko uretse kurya hari n'ibindi bashobora kwigira nk'ibintu byo gufatanya na bagenzi babo. Naho muri gahunda ya leta hifuzwa ko umwana wese yakagombye kurya mu kigo. Kereka udafite ubushobozi, twari twabonye na rwiyemezamirimo yatubwiye ko nitubona umubare mwinshi w'abanyeshuri n'abana b'abakene badashoboye kuba babona amafaranga babaye bake cyane yatera forufe nka mituweli akaba yabagaburira nta faranga batanze. Ubwo ababyeyi babo bafashamo iki cyangwa se mutekereza mute kuba haba hari uburyo bwo gukemura icyo kibazo cy'ukuntu abana bose bashobora kurya mu kigo hatabayeho we saa sita zigera akajya kwirira amandazi akarenzaho ikigage, undi akasigara ry'umuceri n'akawunga mu kigo, undi akajya kurya inyama iwabo? Hari uburyo muteganya kuba mwakemura icyo kibazo? Twabonye iyo ngorane ihari, turateganya ko umwaka utaha tuzagenda kuri structure imwe w'abana bose uko bari bakaba baguma mu kigo bakarira mu kigo nta ucitse ngo ajye kurya ko yishakiye kuko natwe bidutera ikibazo muri discipline. Ariko ababyeyi bo batubwiye peace hano Valentin hano hari umubyeyi ushaka batubwira ababyeyi bo iyi gahunda yo kugaburira abana bo ku ishuri bayibona bate? Nitwa Niragire Yohani. Yego Yohani. Nkaba ntunze umurenge wa Rugarama mu mudugudu wa Birwa akagari ka Rurembo. By'ukuri koko twishimiye iriya gahunda ya leta igaragarira abana kujya kurya ku mashuri. Aho kenshi na kenshi hari abana bari bamenyereye gutaha hafi yo mu rugo, bikabatuma biyumvamo ko gutanga amafaranga yahariya ku kigo nk'ababyeyi twe tubaha gahunda yo kugira ngo bafatanye n'abandi bana kurya ku mashuri. Byumvikane rero ababyeyi turabashishikariza kugira ngo barye ku mashuri cyane cyane, ndetse iyo bibaye ngombwa ikibazo bakunda guhura nacyo ni ukuvuga ngo ku mashuri byumvikana ko hari abana benshi, kenshi na kenshi abana birumvikana ko bigaragara ko babona atari na fata mikoro neza bitaboroheye. Ariko ikigaragara nuko abana byagaragaye ko babyishimiye, ariko abageze nko mu wa gatanu cyangwa se mu wa gatandatu ntabwo babyiyumvamo. Ababishikariwe cyane babyiyumvamo ni abana kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu no mu wa kane. None se umwana niwe utegeka ababyeyi, niwe utegeka ikigo? Mwebwe nk'ababyeyi n'ubuyobozi bw'ikigo kuki mwemera ko abana bigira akarakajya? Icyo ni cyiza cyane umbajije. Byagaragaye ko twagiye mu nama y'ababyeyi, diregiteri arabitwumvisha ndetse arabitubwira, tugerageza kwegera abana kubibabwira. Ariko umwana w'iki gihe muri make njye nk'ugaragaje ukuri ni uko umuha gahunda yo kuva ko kuva mu wa gatanu mu wa gatandatu
ntabwo babyumva neza cyane abana babyumva neza bumva amabwiriza yo kujya ku kigo cy'amashuri ni ukuva mu wa mbere kugera mu wa kane mbese abana bo mu mashuri makuru abana bo mu mashuri makuru mu myaka yo hejuru mu wa gatanu mu wa gatandatu bo bumva bafata amafaranga bakakubita ku mufuka bakajya kunywa cya kiganiro nahoze mvuga urumva se ubwo ni icyo cyumvikana gusa ariko nk'ababyeyi tubagenda hafi tubageraho hafi cyane cyane tukabakurikirana ariko urabona nawe uri umusore kugira ngo ugaragare neza kugira ngo umusore uri mu wa gatanu mu wa gatandatu kumugendaho ku mufuka urumva ko hari ikibazo ariko bari bakiri bato birashoboka ntabwo bari ni umugabo w'abana ba direct icyo kintu kijyanye n'uko abana bo mu mashuri hejuru usanga badashaka kurira ku ishuri iyo discipline mugerageza kuyikora wiki icyo kirahari koko nk'uko uriya mubyeyi yabivuze hari abana bahabwa amafaranga n'ababyeyi babo ugasanga badashaka kuyatanga ndetse bakabesha bakavuga ko ntayo babahaye kandi barayabahaye turagerageza rero iyo tumufashe tumutuma umubyeyi ugasanga hagati yacu n'umubyeyi n'umwana hari impaka cyangwa byakunda izo kese twagiye duhura nazo ariko tugerageza gutanga igihano cyoroheje umwana tukamuhana birumvikana ariko umubyeyi yamaze kubimenya nawe nta kundi byagenda amafaranga arongera akayishyura umva ko ubu ni uburezi kuri bose ntaho twamwirukana buri umwe tumwirukane tugerageza kumuha igihano ariko noneho iyo umubyeyi abimenye arongera akavunikane we nyakuruha akongera agatanga n'amafaranga yo kwishyura andi umwana yakoresheje gahunda ze hari abagerageza wenda nk'uko mwakunze kuvuga ngo kujya kuba banywa ibigage ntabwo kunywa tubyemera kandi ikigo cyacu aho kiri ibigo byacu byo muri Rugarama hari uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 hose ni ibigo by'abihaye Imana cya Groupe Scolaire Rugarama ni ikigo gifatwa n'itorero ry'inshuti mu Rwanda naho ikindi kigo cya Groupe Scolaire Maya ya kabiri ni ikigo cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ibyo bigo byose ntabwo byemera kunywa ntabwo byemera abanyeshuri kuba banywa iyo tumufashe rero umunyeshuri nk'uwo turamuhana by'icyitegererezo dushobora kumuhana wenda tukamuha nk'ahantu yakora ari no kwiga kugira ngo n'abandi babibonereho ntabwo dukubita ngo turamukubita ariko tugerageza kubahana kugira ngo baje ku murongo mu nyemerere rero nshimire abaturage b'umurenge wa Rugarama nkuko nahoze mbibabwira umurenge wa Rugarama ukaba uherereye mu karere ka Burera ni mu ntara y'Amajyaruguru aho twaganiraga ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi ikiganiro cya Pax Press umuryango nyarwanda w'abanyamakuru baharanira amahoro tukaba twaganiriyeho ku ngingo zitandukanye mwumvise ko ari umurenge w'ikigega cy'igihugu ibi ndabivuga kubera ko ari umurenge weramo ibirayi ukeramo ibigori ukeramo ibishyimbo ndetse n'ingano ariko kugeza ubu ngubu cyane cyane by'umwihariko nko muri ibi bihe bafite ikibazo cy'igiciro gito cy'ibirayi biterwa n'uko ibirayi byeze ari byinshi ni umurenge rero usa n'uwiteje imbere mwumvise ko mu bikorwa remezo hafi tugari tugera kuri 32 kuri 34 twose dufite amashanyarazi ndetse bakaba banafite umwihariko yuko abaturage ubwabo bikemurira ibibazo bashingiye ku muryango ibyo bise umuryango wo guhekerana nge rero wariyoboye iki kiganiro ndi Valentin Umuhire nkaba nunganiwe na Tumwesigire Peace bashimire mwese mukomeze mugire ibihe byiza urubuga rw'abaturage n'abayobozi umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki ubugeze turabatuye ibigori bye inakahako gusa ubwishizwe haba hazwe icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati ntabwo imeze gutya isoko rije rigashyira ku giciro hari abashaka igiciro cyabo genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana Pax Press itangazamakuru rigamije amahoro.